Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro akomoka ku Mana. Ngushimira wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Ndetse nawe utarayikora ngusaba kugira ngo uyikore kano kanya kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana. Kuko tumaze kubimenyereye YouTube channel yanyuraho ibiganiro by'urukundo ndetse n'izindi nkuru z'urukundo. Ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni umukobwa wigize umuntu ufite ubumuga bwo kutumva. Birangira atsindiye umutima w'umusore. Yari mu masaha ya nimugoroba bigaragara ko umukobwa yari yakererewe kuba yashika mu rugo. Ari mu nzira ari kwirukanka ndetse yiruka cyane kugira ngo abashe gushika mu rugo hakiri kare butarira. Ariko muri uwo muhanda yari kugendamo hari imodoka iri kugenda ariko igenda gakenya. Harimo umusore yicayemo ndetse nta wundi muntu bari kumwe mu modoka. Umusore mu kwitegereza abona umukobwa uri kugenda yiruka cyane bisa nkaho hari aho yakererewe kuba yashika. Umusore arangije atakahagarika imodoka arangije amuhasinye, igaragaza ko umukobwa ashaka kumuvugisha. Ese kuri kugenda wiruka nk'arantu hari ugiye kujya ukaba wakererewe? Ariko umukobwa bisa nkaho atari yamwumvishije. Umusore yongera avuza amahoni. Mu kuvuza amahoni y'imodoka umukobwa baramubonye. Umukobwa nta biganiro byinshi yigeze agirana n'uwo musore, ahubwo yahise yerekera ku muryango w'imodoka. Umukobwa yandika muri telefone ye yereka umusore, atese wamfasha ukangeza mu rugo ko nakererewe, ko Imana yakugirira neza, ko yaguha umugisha. Umusore arangije aramubwira injira mu modoka nta kibazo dore ko nanjye ndi mumerekeza amwe n'ayawe. Umukobwa akimara kwinjira mu modoka umusore ahita akamureba aramubwira ati umukobwa mwiza nkawe ntabwo yagakwiye kugenda mu nzira yiruka n'amaguru. Atese wari wabuze umuntu waguha lift koko n'imodoka ari zuzuye muri uyu muhanda? Umukobwa arangije akoresha ibimenyetso bigaragara ko umukobwa yari ikirage atabashaga kuvuga. Umusore arangije biramutungura cyane ati ni gute umukobwa mwiza nkaho ufite ikimero kimeze gutyo atabasha kubavuga? Ati ntubuze kimwe gusa wa mukobwa wunyiciye umugoroba. Ati nakubonye utambuka ngira ngo uri umukobwa mwiza ndetse nta n'inenge nimwe ufite, kumbe ntubasha kuvuga. Ndicujije igitumye nguhaye lift ariko ntari tugende nkugeza aho ugiye, ariko ndatungwe kubona umukobwa mwiza nkaho afite ubumuga bwo kutavuga. Umusore akigeze umukobwa aho yari agiye, umukobwa arangije atakavuga. Ati sinari nzi ko umusore umeze nkawe ndetse mukuru yakigirinjije gutyo. Ati se abantu babana n'ubumuga bwo kutavuga boho ntago ari abantu? Ati se we ntiwakisanga utavuga cyangwa ukagira ibindi bibazo bituma utavuga? Umusore arangije atungurwa cyane ati kumbe wankinishaga wari muzima wavugaga. Umukobwa aramwitegereza ati ndagushimiye kubona umpaye lift ariko ndakugaye cyane nabwo. Kuba umuntu umeze nkawe ufite iterambere yaba ari mu bintu byose, ariko ukaba wavuga amagambo nk'ariya ngo umuntu umeze nkanje ufite ikimero ntiwaruzi ko afite ubumuga bwo kutavuga? Urambabaje ntubuze kimwe. Tereka mve mu modoka yawe ariko wari ukoze kuko ungejeje aho nashakaga kugera kare. Umusore afungurira umukobwa imodoka kugira ngo asohoke, ariko umusore arigaya cyane mu mutima we ndetse no ku maso ye byari bigaragara. Akimara kumufungurira amubwira ati isaha ugira umugoroba mwiza. Kandi umukobwa nubwo ari ikiragi nivugiraga yari joke cyangwa yari brage, ariko nge mu by'ukuri nagukunze kandi sinagukunze kubera ko maze kubona kuvuga, ahubwo nagukunze kare kandi ntabwo ndi kukubeshya mu by'ukuri. Umukobwa arangira amureba araseka ati ibyo genda ujye kubibwira mama wawe, namaze kukubona kare, uri mumwe muri babahungu bose b'iyi minsi. Umukobwa arangije ajya mu nzu, umusore nawe arakomeza. Bukeye bwaho umusore yahise kajya ku kazi kiwe. Ageze mu kazi muri kampani ye asanga boss afite speech ndetse ari kuganira n'abandi bakozi bose, ari kubaganiriza babwira uburyo kampani yabo hari umushoramari ugiye kuza akaba yabasha gufasha abantu bose bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona kugira ngo babashe kwiteza imbere ndetse babahangira imirimo itandukanye bitewe n'ubumuga buri muntu wese ajya afite ku giti cye. Ariko ababwira ko umuntu ugiye kuza gushora imari atazapfa kuyishora mu bantu bose, ahubwo ko bazahanganira amasoko, kandi ko muri kampani yabo hagomba kugenda umuntu umwe gusa, uwo muntu akabasha kuba yahanganira ayo masoko yo kuba bafasha abana bafite ubumuga ndetse n'ibindi bibazo byose byo ku mubiri kugira ngo babashe kuba nabo bakiteza imbere. Umukobwa akoraga muri urwo ruganda yitwa Daniel arangije atabwira boss we ati boss ibyo bintu byose ndabishoboye kandi urabizi ko mukumvisha abantu bose bijyanye na business ndi uwa mbere. Atese wanyemerera nkagenda nkajya guhanganira iryo soko mpagarariye kampani yacu kugira ngo tubashe kuba twaritsindira? Ariko umukobwa akajya bivuga yigira ukuntu bisa nk'ashaka gukurura boss wabo kugira ngo abashe kumuha iryo soko, dore ko ari gutsindira iryo soko rikaza muri kampani yabo yagombaga kongererwa umushahara ndetse akazamurwa mu ntera. Umusore ahita ahaguruka abwira boss wabo ati boss kino kibazo kiri seriye, ibi ngibi ntabwo bijyanye n'amarangamutima cyangwa ibindi byose byadukurura, iri ni isoko ryaduhesha amafaranga menshi, niyo mpamvu umuntu ugomba kujya agomba kubaza ibintu byose byerekeranye n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona ndetse no kutavuga. Rero uyu mukobwa ndakeka nta experience afite,
Daniel araho nta experience afite yatuma ajya guhanganira ririya soko. Ariko ngenda kubwiza ukuri ko boss unyemereye nkajya guhanganira ririya soko nabishobora, kuko girlfriend wanjye cyangwa umukunzi wanjye afite ubumuga bwo kutaba yavuga. Rero urumva turaganira umunsi kundi mba nzi ibibazo ahura nabyo. Ibyo byadufasha muri uru rugamba ndetse byadufasha kuba twatsinda. Boss arangira mureba ati ibyo mbwira uriseriye neza ko umukobwa mukundana afite ubumuga bwo kutavuga? Ati boss, umukobwa dukundana tumaranye imyaka irenga 5 kandi ndabizi neza ko afite ubumuga bwo kutavuga kandi turavugana umunsi kundi turaciringa. Boss wahita akamwemerera ati okay, nta kibazo ejo umukobwa wawe uzamuzane hano kuri company yacu, dore ko bazaba baje no guhatanira isoko kugira ngo tubashe kureba ko iryo soko twaritsindira twifashishije uwo mukobwa w'inshuti yawe. Umusore aranje yemerera boss ati nta kibazo ejo bukeye nzamuzana. Ariko mu by'ukuri nubwo umusore yari yemereye boss we ko azamuzanira umukobwa bakundana afite ubumuga bwo kutavuga, ariko koko ntabwo bari bavuganye ibintu byinshi byatuma mwita umukobwa bakundana. Umusore nta kindi yakoze yese ko yirukanka ajya ku rugo rwa wa mukobwa, dore ko yari yahamugejeje yahamenye. Akimara kuhagera ahita abona umukobwa asohoka. Umusore ahita akamagara umukobwa ati wampa umwanya muto tukavugana. Umukobwa arangira amubwira ati nta mwanya mfite wo kukuvugisha musore. Ati kubera ko amaze kumenya ko nta bumuga mfite bwo kutavuga niyo mpamvu uri kuza unyigiraho inshuti ushaka ko dukundana ndetse tumenyana. Ati nta mwanya ngufitiye musore. Ati nari nkuzana indabo zo kugira ngo umbabarire kuko nakwibeshyeho cyagiye nkavuga amagambo adakwiriye. Umukobwa arangira amureba ati nta ndabo zawe nkeneye, mva imbere ndetse ugende. Ati ariko basi ndakwingije ngo ukeneyeho ubufasha kandi niwe wamfasha wenyine. Umukobwa arangira amureba ati nta bufasha mfite naguha. Ati basi buka ko nagwaye lift igihe ari wakerewe basi ubashe kumwumva nanjye kano kanya. Umukobwa arangira agaruka bitewe nuko yari yibutse ko nawe bamufashije. Ati nubo bifasha unkeneyeho. Ati ejo muri company yacu dufite ihangana ry'amasoko, hari umukire ushaka kuza kamena amafaranga mu makampani yose, ndetse ayo makampani akabasha kuba yafasha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona. Rero boss wanjye namubwiye ko mfite umukobwa dukundana kandi uwo mukobwa afite ubumuga bwo kutavuga. Arambwira ati uwo mukobwa yaza akadufasha kubumvisha kugira ngo babashe kuduba baduha gutsindira ayo masoko. Ati ndakwingize nkeneye ubufasha bwawe mukobwa. Umukobwa arangije areba umusore ati already wamaze kwemeza ko njye nawe dukundana kandi nta n'ikintu twari twavugana. Ati wa musore urinda shima ukomeje kongera amakosa ku yandi. Umusore arangije amureba ati ndakwingize mfasha pe kuko ibi bintu bifitiye umumaro abantu bose bafite ubumuga bwo kutavuga kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere nabo nk'abandi. Umukobwa arangije amwemerera ati nta kibazo. Atereka ngo ubwo bufasha kuko nanjye waramfashije. Umusore arangije aramubwira basi kugira ngo nemere ko mfashije fata izi ndabo nari nkuzaniye ubashe kuba wazakira. Umukobwa arangije amureba araseka ahita ko yakira za ndabo, arangije bahita bahoberana. Bakimara guhoberana bamwe ati naho ubu ngubu twakwibwirana. Ati se witwa gute? Ati njyewe nitwa James. Ati se wabasha kumbwira izina ryawe? Umukobwa nawe aramureba bamwe ati nanjye nitwa Ketia. Nta kindi cyabaye bukeye bwaho umukobwa n'umusore bahise ko bajyana. Barangije bajya muri company ya musore yakoragamo. Bakiyagera boss bahita kamusuzanya urugwiro rwinshi cyane, dore ko yari yamaze kumenya ko umukobwa afite ubumuga bwo kutavuga, bityo bikaba byabasha kuba byabafasha kuba babona isoko vuba ndetse bitabagoye. Umusore yahise kazana n'umukobwa muri sara aho byari biri kubera. Bahageze basanga ko amasoko arahari ndetse bari guhatana cyane. Kampani ya wa musore igezweho nta kindi yakoze yahise ko yifashisha wa mukobwa wiwe. Byari byiswe ko bakundana. Yahise kafata Ketia ndetse bajyana imbere kuri stage. Ketia abasha kuvuga imbogamizi ndetse n'ibibazo byose bahura nabyo mu bumuga bwo kutavuga. Ariko twibuka neza ko Ketia mu by'ukuri ntabwo yari ikiragi, dore ko Ketia na James bari bahuriye mu modoka, maze James abasha gusobanukirwa neza ndetse amenya ko Ketia azi ururimi rw'ababana n'ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva. Ketia yagiye kuri stage arangije abasha kuvuga imbogamizi abantu babana n'ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona bahura nazo, ndetse asaba uwo mukire ari waje kugira ngo amene amafaranga muri company zabo ko abashije kuba yatanga amafaranga muri company y'uyu musore James, ko byabasha gufasha abana bose kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere mu myuga ndetse n'ibindi byose bitewe n'ubumuga buri wese agiye afite. Ketia akimara kubivuga byose uko bimeze, wa mukire wari gushira amafaranga muri company yakomye amashyi ndetse abasha kugaragaza ko Ketia yabashije kubumvisha, ndetse ahita akashira amafaranga muri company yo kwa ba James. Akimara gushira amafaranga muri company yo kwa ba James, boss wa James yarishimye ndetse aranezerwa cyane. Arangije atakwegera James aho yari ari kumwe na Ketia. Ati James, uri umunyamahirwe kuba ufite umukobwa nk'uyu nguyu mukundana yitwa Ketia. Ati nanjye nakifuje ko umuhungu wanjye w'imfura yabasha kugira umukobwa bakundana umeze nk'uyu nguyu. James arangije areba Ketia mu maso. Arangije abwira boss we ati nanjye niyo mpamvu uyu mukobwa ntazigera mureka kuko mukunda cyane.
James na Kate ibyo byose bikimara kurangira, James nta kindi yagombaga gukora dore ko ibyo yari yumvikanye na Kate byari bimaze kurangira. Yagombaga kumucyura akamusubiza iwe mu rugo. James akimugeza ku rupangu yarebye Kate mu maso arangije amubwira ati Kate wakoze cyane. Uyu munsi wabashije kuba wangaragariza ko abantu bose ari bamwe kandi ko hari icyo bageraho. Ati nakifuje ko twagumana muri ubu buzima ndetse ntugende. Kandi nakifuje ko ibyo nakubwiye ari nk'ubufasha. Byagomaho iteka ryose ukambera umwunganizi. Arangije Kate yaramureba aramubwira ati James ibyo ntabwo byashoboka, genda usubire mu kazi ubufasha wari wansabye ndabuguhaye, nta kindi nge nawe duhuriyeho. Kate yarangije ahita akasohoka mu modoka aragenda yinjira mu rupangu. Ariko James ntiyahise kava kuri urwo rupangu, yagumye ahahagaraye. Agiye kubona akana gato gasohotse mu nzu kaza kirukanka gahobera Kate. Mu guhobera Kate ariko Kate yakomeje gukoresha rwa rurimi rw'abantu babana n'ubumuga bwo kutavuga. Icyagaragaraga nuko uwo mwana nawe yari afite ubumuga bwo kutabasha kuba yavuga. James arangije abireba amarira azenga mu maso. Ariko abura icyo yakora kuko yari yamaze gusezera umukobwa. Arangije arigendera. Mu kugenda arangije yahise kasubira kuri company dore ko yari yamaze gutsinda ndetse company yabo bari bamaje kwishiramo amafaranga. Mu kugera muri biro ariko mbere yuko yinjiramo asanga boss wari kuganira na wa mukobwa. Amubwira uburyo bagiye kurya amafaranga ndetse bayanezererewe. Ati tugiye kurya amafaranga kandi tuzanezerwa mukobwa mwiza. Ati bigaragara nkaho ari ugufasha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona. Ibyo twe ntabwo bitureba. Icyo dushaka nuko company yacu itera imbere. Naho biriya James we kwari kumwifashisha kugira ngo abashe kuba yadufasha muri company yacu imenyekane ku isi hose kandi itera imbere. Biriya byo kuvuga ngo dufasha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona birabareba, ntabwo tugiye tubikurikiza. Reka twibaduhare amafaranga niba mara kuyaduha nta kindi tuzakora mukobwa mwiza, tuzayarya ndetse tuzubakamo imiturirwa yacu. Bari abana niko baremwe bizabareba, ibindi ntabwo bitubyitayeho. James arangije abyumva agira umujinya ndetse n'agahinda, ariko ntabwo yahise ko yinjira, ahubwo yahise kasubirayo ku munsi wo gutanga amafaranga ndetse no kuyamurika ndetse no kumurika company yabo nk'igiye gufashwa n'umukire kugira ngo igibasha gufasha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona. Mu kugira aho ngaho James na Kate yabasanze ibirori byatanye ndetse byarimbanyije. Boss wa company arangije afata ijambo mu kugira ngo ashimire abamukire ku cyizere yabagiriye cyo kubaha amafaranga kugira ngo bashe kuba bafasha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona. Ati ntugire ikibazo nyakubahwa, abana tugiye kubitaho kandi tuzabafasha uko dushoboye kose. Ati turakwizeza ko company yacu izagira imikoranire myiza ndetse namwe. Abana bose tugiye kubitaho kandi tubagaragariza icyizero cy'ejo hazaza. Yarebanaga na Daniel bagaseka dore ko bose bari bazi ikigiye gukurikiraho ko ari ukurya aya mafaranga. Akimara gushimira wa mu boss washoye amafaranga muri company ye, arabwira ati ariko reka dushime na James tumuha ijambo hano kuri stage kugira ngo agire icyo avuga. Uko uyu nguyu n'umukozi dukunda kandi twemera muri runo ruganda. Ariko mu kubivuga byose ntiyarazi neza ko James yamwumvishe we na Daniel ibyo bavugiraga muri biro. James yagiye kuri stage areba abantu bose bari barahati, ndabashimira kuba mwitabiriye bino birori byo kuba badushikiriza amafaranga yo gufasha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona. Atari ko banyakubahwa mwe mwese muteraniye hano ndabashimira kandi nanone byimazeyo. Atari ko sinakifuza ko aya mafaranga mwayashora muri no company yacu. Ati kuko boss ndetse na Daniel bafite umugambi wo kurya aya mafaranga bamara kuyarya bagacika bakigendera. Abana bakaguma bari aho ngaho ndetse ntihagire ikintu na kimwe basha kuba babafasha. Boss wa company mu mujinya mwinshi ndetse n'uburakari ati uyu muhungu wacu ntimumwiteho sinzi ibyo ari kuvuga habikuye. James arangije tayongera yakamikoro boss we. Arababwira ati byo ndi kuvuga mushobora kuba mutabyemera. Atari ko ndababwiza ukuri aya mafaranga ni mumara kuyamuha muzabibona mu minsi mikenya. Kuko nta kintu abana bazigera biyungura ndetse nta n'ikintu bazigera babona. Abana bazaguma babe mu buzima bubi nk'ubwo bari babayemo ndetse aya mafaranga nta cyazigera bafasha kuko azafasha boss na Daniel gusa. Wa mukire yari ashoye amafaranga muri iyo company arangije aratungurwa cyane. Boss ahita akareba James aramubwira ati ibi byose uri kuvuga nizere ko numara kubivuga uhita kuva muri iyi company kuko tuzigera ukora mukundi. Wa mukire yahise kasubira kuri stage arisubira arababwira ati mwese ndababwiza ukuri ko amafaranga naringiye gutanga nisubire ntabwo nkiyatanze ahangaha. Atahubwo James ndetse n'uriya mukobwa Kate reka mbaha amahirwe mbashingira indi company nabo maze iyo company bashe kuba yafasha abana afite ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva. Boss wa company yaseka kodwa n'isoni ndetse na Daniel bahita ko basohoka muri company bimwiza imoso. James ndetse na Kate basigaye aho ngaho bahita babashingira company ikomeye ndetse yiyubashye yo kugira ngo bajye babasha gufasha abo bana bose bafite ibibazo by'ubumuga nk'ubwo ngubwo.
Ibirori byose bimaze kurangira James ndetse na Kate baratashye, ariko mu gutaha bitewe nuko James ndetse na Kate nta kindi bari baziranyeho ndetse nta kindi bari baremeranyijweho, dore ko Kate nta kindi yakoraga uretse gufasha James kugira ngo babashe kuba bafasha abo bana gusa. Ariko James atwaye Kate ndetse amusubije iwiwe, ageze mu muhanda hagati araparika ajya ku ruhande. Arangije abwira Kate ati ese Kate wambabarira ukamfasha, njye nawe tugafashanya kurera bari abana bafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutumva ndetse no kutabona, ariko tukabafasha njye nawe ndetse n'uriya mwana nabonye mu bana, sinzi nimba ari wawe cyangwa atari wawe, ariko nimba yaba ari wawe cyangwa atari wawe ntabwo mbyitaye kuko umwana ni nkundi, tukabasha kuba twabarerera hamwe njye nawe dufatikanyije ndetse tukitwa abantu bakundana. Kate yarangije aramubwira ati ibyo ntari bireka mbyemere, reka dukundane ndetse dukomeze dufashe bano bana. Nuko James na Kate babasha kuba bakundana gutyo binyuze muri izo process zose. Baragenda ya company barayishinga ndetse irakomera, bafasha abana bose bafite ubwo bumuga ndetse batera imbere ndetse bagira icyo bigezaho abo bana. Nkomeza kugushimira ndetse nkwifuriza ibihe byiza unkurikirana. Nimba umaze kumva iyi nkuru y'urukundo ukaba utarakora subscribe, ndakwinginga kugira ngo uyikore kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana.